ibi bintu byo kubana na Yesu birakoraga bikongera bigakora nagiye kumva numva cha message ngo vu ndatamvanamo telefone mu kureba nsanga bashize amadolari 1,300 miliyoni na 300 y'amafaranga y'u Rwanda naye ndi kumwe n'abantu nice mu modoka impitanja mu mwuka Imana urahembaga abantu batibigeze Imana irahembaga twagezeyo tusanga batetse amakoko batetse amasamaki batari kado dufite umushitsi tubwo na masheke ko gatima nte rya deni satani nta gaci hageze afunga envelope barayimpezanye bika neza ndaza ngeze kuri hoteli nararagamo mu gupfunda nsanga ni ikaramu yishiriyemo ikaramu ya tiko hari namenya Yesu urugo rwacu bari bararwise ngo ni muri Haiti ngo n'urugo rw'ibibazo koko wanareba ugasanga n'urugo rw'ibibazo icya gatatu nte nagera ku bandi nahuraga n'abantu bagiye mu isoko rya Rugarama bakirwa ngo ntabatera umwako gutokana narinsa n'igihe ndimo narinsa n'igihe ndimo kandi koko bavango nteraga umwako nanjye nakorera muri minwari ngasanga ntera umwako ari jya abantu bakuvuga ukihagararaho hari nabavuga ngo nteraga umwako nkabiruko n'amabuye ariko nagaruka nakwireba mu indororwa ngasanga ntera umwako kanga muri Yesu bigira bite biremera icyo bigusaba ni ukwihangana icyo bigusaba ntihagire ikigeragezo na kimwe kizakuvana mu kwizera ikigeragezo kibi ni kivanze n'ibyaha ikitavanze n'ibyaha nushaka uburare nushaka wambara ubusa nushaka baguseka ikigeragezo kibi ni kivanze niba ntaca tegereza Yesu azabika twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe ku Mpambanyayo TV mudashimwe bakudukurikirana amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mudukurikirana turabizi ko mudukunda kandi ni iby'agaciro mu by'ukuri natwe tubadutewe no kuba tubafite rero turabasuhuje mu izina rya Yesu Christo kandi tunabaha ikaze hanyuma rero ngewe ni Felicien nkuko tumenyeranye ariko uyu munsi rero turi kumwe na pasteur bakunda kwita ngo profete abandi niko bakuzi muraho neza turaho turashima Imana twari tumaze iminsi tubakumbuye nukuri natwe nuko na muryango mugare wo ku Mpambanyayo TV nawo ntekereza ko nabo bari babakumbuye ndabizi bari badukumbuye kandi natwe twari tubakumbuye tunabaha ikaze rero murakoze cyane mwana dusuza mukabibwira hari gukora subscribe vuba cyangwa kuba yagiriwe neza n'Imana akava kuri gatusha akajya kuri smartphone ibyo byose nuko yafungura bwa mbere akabara tubonye nitwa pasteur Sekazuba cyangwa profete Sekazuba yego ndi umwana wa hano ku Mpambanyayo TV kuko aha ni mu rugo yego nubwo banyakiriye buryo iyo umwana adaheruka iwaba akahagera bamwakira nk'umushitsi ariko uyu munsi twongeye kuhagera kandi tuhageze dushima Imana amen ariko ndabona umeze neza urugendo rwagenze neza bivuga ubutumwa muri Kenya iyo uvuze ngo rero ndabona umeze neza ntago ari imbaraga zanjye iyi ni kofe ya Yesu impamvu mbivuze uri muri iminsi abangaririmo uri mu bantu by'ukuri bahuye n'ibintu nimba ndavuga biza nimba ari umurimbyi warimye ngo nyura mu misozi nyura mu mataba ngaho hose niko handusha umutima ngariko njya nsaba Uwiteka ngariko Uwiteka ntatinda kunyumva mu by'ukuri ndabona umeze neza pe meze neza kuko ubundi icyambere no kwihangana nkuko biri bivuga ngo kwihangana gutera kunesha nkuko uvuze ngo duhura nibiza ariko ibyo biza ntago bitwibagiza umugambi Imana idufiteho amen bundi iyo ugiye kunanirwa wongera gusubiza kuri gahunda Imana igufiteho rero tumeze neza turashima Imana nkuko ijambo ry'Imana ridusaba ngo mu byiza mu bibi duhore dushima Imana amen kandi ntacadukura ku mwami Yesu byiza cyane rero hanyuma rero muvandimwe wowe dukurikiye mu by'ukuri ntukureho na gatoya kuko turi kumwe n'umushumba kaba umuhanuzi umukozi w'Imana mu buryo Imana igenda imukoresha bugiye butandukanye mbere yuko dukomeza rero byinshi reka tugwereze umwanya umanze usenge kugira ngo uradukurikira mu by'ukuri uyu mwanya habwe umugisha n'Imana mwami Imana yacu ziringiro bizima Imana ishobora byose ntwari mu ntambara tugushimiye ko twongeye kugaruka ku Mpambanyayo TV amen Mana wakoze kuhatugeza twize tudashidikanya ko nabadukurikiye wabarinze twahuye na byinshi byakadonaguye ku ikarita y'isi
ariko amaboko yawe araboneka. Warakoze kubana natwe, warakoze kurinda Felicien, warakoze kurinda umuryango mugari udukurikira hano ku Mpambanyayo TV, wakoze kurinda abari muri Afrika yacu, abari Amerika, Iburaya, Australia, Canada n'abandi bari Aziya, warakoze kubarinda. Ngaho twemerenge n'umugaragu wawe ibyo tugiye kubaganiriza ntibive mu bwenge bwacu, ahubwo tuyoborwe na mwuka wawe wera, kuko ugiye no mu bwenge wasanga ntabyo twashobora kubabwira, ariko Nyagasani twiyoborere, udushigikire, kandi iki kiganiro gifasha umuntu wese uracyumva, kigiraho kimuvana nawe kimugeza. Urakoze Nyagasani, ngaho twubake kandi udushigikire mu izina ry'umwami wacu Yesu Christo, amen. Murakoze cyane. Amen. Hanyuma pasteur, ego tubwire urugendo rwawe, wagiye muri Kenya umara igihe, ahubwo twavuga se ubanza atazagaruka. Ariko twajya tuvugana kuri WhatsApp, kavuga ati rwose mu gihe gito ndaje ngaruke. Tubwire urugendo rwawe byagenze gute? Urugendo rwanjye rwagenze neza. Muri ibyo byose ntari nagaruka ku rugendo, ahubwo ndamanze kuguha intasho kuko baragusuhuje. Amen. Poso Kereri yaragusuhuje. Ndetse na pasiteri bita Mutako. Uramwibuka? Ndazakiriye kandi Mutako ashobora kuba dukurikira no ku Mpambanyayo. Mutako utongera kunyishuza, dore ntumye ndabimubwiye. Nguyu ndabimubwiye. Aposo ntongere kumbwira, dore nguyu. Rero ntanze intasho za bene data. Twageze Nairobi nkuko twe tugiye mu murimo, dukora umurimo twe tugiterane cy'iminsi 3 cha Dorcas Ministries. Tugikora, tubana n'Imana iradukoresha. Ariko tuva mu giterane tuvuga n'ahandi ubutumwa, kuko urabona Nairobi n'inshuro ya 9 nari ngiye kuvuga y'ubutumwa. Urumva mfite abavandimwe, mfite bashiki banjye, mfite bakuru banjye, ndetse n'inshuti z'abapastori. Twagezeho dukora y'umurimo, tuvuga ubutumwa nk'uko Imana yari yadutumye, ariko turangije twibuka urwatubyaye turagaruka. Yego. Tugaruka ku isoko, kandi twagiye neza, tugaruka neza. Imana ishimwe. Imana yaraturinze, twagiye turi bazima, tugaruka n'ubundi turi bazima. Ibyo nibyo gushimira Imana. Murakoze cyane. Hariho abantu bajya bibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu rugendo rw'ivugabutumwa cyangwa se muri uyu muhamagaro w'ivugabutumwa. Ugasanga mu by'ukuri bagenda bashira imbere inyungu zigiye zitandukanye, habiza amafaranga z'ubuzima bw'imibereho. Ku bwawe mu by'ukuri nk'umupasiteri, ikintu ushira imbere mu ivugabutumwa ryawe aba ari nk'ikihe? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ikintu nshira imbere mu ivugabutumwa ryanjye, niba ari wowe nigeze kubiganiza, sinzi ikinyamakuru nigeze kubivugaho, naravuze ngo njye mfite n'ububasha ukanyishuza kuvuga ubutumwa nakwishura. Rero niyo mpamvu mu ivugabutumwa ryanje icyo nshora imbere cya mbere ni inyungu z'Imana. Ikintu Imana ifitemo inyungu, nubwo njyewe naba mbona ko nta nyungu nzifitemo ako kanya, ubwo ibyo yabimpagije kumva ko nakora uwo murimo. Kuko bivuze turafite abantu benshi batumirwa, ariko wamutumira akavuga ati okay, ndakenera tike y'indege, ndakenera gusiga mu rugo mfite asize amafaranga, kandi n'inkoro umurimo uzampaye. Rero buri wese afite uko yahamagawe mu muhamagaro wanjye, siko nteye. Icyanjye ni ugukorera Imana, yabona ibyo nkwiriye ikabimpa. Niba Imana izi ko mpagurutse hano mu Rwanda njya muri Kenya kuvuga ubutumwa, izi neza ko ngiye kuyivugira, kereka ngiye mu bindi. Ariko niba ngiye kuko kuyikorera, izi neza ko ngiye kuyikorera mfite ipantaro imwe. Ibyo Imana irabizi. Niyo navuga ngo ndashaka gukora imitwe zimeze zitemvaye, nabonye ipantaro ya kabiri, itabishaka ntibyashoboka. Nubwo nayibona biciye mu mbaraga zanjye nakwicuza, ariko navuze ngo ngiye gukorera Imana, ndahagurutse, izi ko mfite ipantaro imwe, izi ko mfite inkweto zitagira akamambiri. Imana irabizi, izi ko ngiye kuyikora, keretse ngiye mu bindi. Naho ibindi byose ibizi ko nkeneye kwambara, nkeneye kurya, mu buryo yanyuramo kose mba nyitegereje ngo ariyo ibikora. Kuko icyo nshinzwe, sinshinzwe kubwira Imana ngo inyuraho, ahubwo yishinzwe kumbwira ngo nyuraho. Sinshinzwe no kubwira ngo ngabura uciye hano, yishinzwe kuvuga ngo ndanyura nje kukugaburira. Uko rero niko myizerere yanjye, ni nayo mihamagaro yanjye. Niyo wantumira, hari abajya bambaza ngo none we nange turaguha, nabwira ngo siko nahamagawe, ndaje nubona ko hari icyo nkwiriye guhabwa iwawe ukimbe. Icyo umwuka w'Imana arakugena akavuga ati iki cyamufasha mu murimo,
ugikore. Ikintu niyanzuyemo bwa mbere ngimara guhamagarwa mu uyu muhamagaro nivanyemo ikintu cyo kuvuga ngo gushira ibiciro mu bintu by'Imana. Icyo ni ikintu mwene Diriyane narahiye ngihamagarwa n'Imana, kuko nasubije inyuma ndeba ahantu Imana yankuye, nsanga iyi nsaba amafaranga ntaco nabonaga cyo kwishyura, kuko Imana mvanye muri gereza nkati imyaka 10. Icyo nicyo cya mbere, nimwe nakirijwe, nimwe n'igishuri rya teologiya, nimwe natangiye kwitwa umunyamasengesho, nimwe natangiye kwitwa umuhanuzi. Imvana mifata imyaka 10 iyihindura imyaka 3, kandi muri gereza harimo ukati wa meza 3 utanga na miliyoni 5 akabura uko yavamo. Yakatirwa umwaka, ariko njewe muri gereza sinanifite na 20 yo kugura urupapuro. Imana irangije imvanamo irampamagara. Niyo mpamvu nayibwiye ngo Nyagasani, kubera ko ntabaye nta bushobozi, aho uzankoresha bya bigaragara ko bishoboka n'ibidashoboka, nkumva ngo ndi kumwe nawe nzagenda. Ariko se yego tugarutse aho wenda utari wagira umwanya, ndagwa nk'urugendo mve mu Nairobi, kuko njewe ngomba kuvuga ibintu biri ukuri mpamanyije n'umwuka w'Imana. Yego urugendo mvuyemo Nairobi, itike nagiyemo narayigujije, hano nari mbitse ibihumbi 100 nahagurukanye mu Rwanda narabigujije. Nza ku muntu ninguza aya mafaranga, nanga kubwira iyo bampamagaye ko byacitse nihagararaho. Reka tujye twihagararaho. Tujye Felicien, hari ikintu cisha abantu nukugaragariza abantu, ukomeza ukabereka kari wowe woroshe. Uri kubwira abantu ngo Imana izatabara, ariko mukarika muberetse kari ugiye kunanirwa bwa mbere. Umuntu aranyandikiye ngo turagukeneye mu giterane, kandi aziko Sekazuba ni umupastor ufite imodoka. Si byiza kugira ngo bicike tuje ku gasozi dutabaza. Yego Imana izike wanje byacitse ibihumbi 100 narabigujije. Ariko nagiye mvugira ubutumwa, mvuga ubutumwa ntarebye ngo mu giterane barayamba. Nabane ngiye kuvuga ubutumwa, Imana yo mu ijuru izangarura mu bubasha bwayo. Yego nageze mvuga ubutumwa kandi rongera irancura. Ubwo rero nicyo nashatse kuvuga ngo nitwereke Imana inzira, ahubwo itwereke inzira kandi tuyikorere tudashatse kuzanamo ibintu by'ikiguzi. Yes, ariko nawe urabizi ko bibaho. Hari n'utumira kamanza yamenye, hari nabo ntumira umubare w'abakristo baba ari bacyaho bati abo ngabo barankamura. Arona bwe ngo mfite 30 aravango keretse ari 100 ibihumbi cyangwa oya abakristo nabango wenda nkabanyije, mbese mfa kumugana mfite 30 abakristo 30 muje aravango nari ngize ngo ni nk'ijana. Urumva rero hari ibyo ndabizi, mw'uyu murimo ndabizi, nzi ko ari abaka amafaranga, nzi ko hari n'abaka avance yabona bo baramuha menshi, ntajya handi mwamuhaye avance mbere akajya handi. Asubwa avuga kuki? Urumva avuga ko yasenze akabona ntabiri guhekire nta gukiri kwemera. Urumva uwo ntaba kiri mu muhamagaro w'Imana, aba yabaye mu business. Iyo uri mu business ushaka ikintu kikwinjiriza, ikintu kiri inyungu kuri wewe, kuko niba nkiri umukozi w'Imana, ikintu cyitwa umukozi yuko nkora Felicien. Ngewe ndi umukozi wa Felicien, ngomba kugenda ku mategeko yande ya Felicien. None niba nitwa umukozi w'Imana, nkaba numva ko ndaza kwa Felicien aruka mpaye ibihumbi 100, kandi boss wanjye wese ikateye araba ngo mugende mubabwiriza ubutumwa, none unyuranyije nawe muje mu mahanga yose, nyuranyije na boss nanjye kwa kuza kwa Felicien ni ibihumbi 100. Urumva nyuranyije na boss. Uyu Mungu uri gukamera atanukanyije n'amategeko yawe, wamwirukana. Urumva wamwirukana. Rero iyo umbaje ngo barabikora, ariko abo bantu ntago bakiba arabakozi b'Imana, baba babaye ba business. Kuko urumva hari igijwi rimbwira ngo byanga bikunda haguruka uje mwijenda unyweshe mazitu uje kuvuga ubutumwa naha. Sijwi ry'Imana. Ntari mu muhamagaro ntago naje, ndi mu business ntago najayo, kuko nje nshinzwe guhaguruka ariko bampaye amafaranga. Ariko hari naho Imana igutumika avuga ngo ndagutumye haguruka, unagurisha ibyo uje kuvuga ubutumwa abantu bihanye. Rero iyo wageze mu kugira ngo mpaguruke na amafaranga, ntago ukibu gikoreshwa n'umwuka wera w'Imana, nta nubwo ukibugene mu muhamagaro. Kandi batandukanye, ikintu cyitwa umuhamagaro nacore wenda tukivugeho nubwo tutari tukizeho. Umuhamagaro utandukanye n'ubumenyi. Nshobora kuza mu itorero ryawe mfite ubumenyi, ubona bumbonyemo, wambonyemo ubumenyi kandi koko ndabufite. Wawundi ufite ubumenyi azananirwa kurusha wawundi waje mu muhamagaro, kuko ubumenyi buzageraho ubumenyi bwe butinjiza, ajana handi ubumenyi buragira bute burinjiza. Ariko ninza ku muhamagaro
ari umuhamagaro nzanye kwa Felicien mu itorero ryo nubwo watangira kumpemba igihe wahuye na consommation kutabona umushahara kubera ko ndi umunyamuhamagaro nzakomeza ngumaho ndegereze igihe Imana izongera gucira inzira. Urumva rero iyo mvuze ngo kugira ngo kuza mu giterane aho ngaho muri 500 aromperutse kure kuvuga ubutumwa senda havuga mu Muhanga mu mujyi n'urusengero rwiza cyane mvuga ubutumwa n'umubishop uzwi n'iki gihugu batumiye undi nje bambwiye ngo turagukeneye uraboneka ndagenda nta mazitu nkweshi yanjye ngezeyo bokabyara bansubiza amazitu bampa n'amazi ndanywa kuri Nyirangarama nta nico mbasabye bongeye bafasha undi arababwira ata noneho akivuga nabo yarabwiye ngo muzamperekezanya n'amafaranga ngahe. Urumva uwo ni mu business bamuhamagaye uko bahamagaye Sekazuba bagira ngo nawe arayitaza noneho atangiye kuvuga ngo envelope muzamperekeza izaba ingana iti donc we ni business ni inyungu ni inyungu ni mpanguhe nukuvuga mu ni pesa nga raporo donc nukumaza watanga amafaranga kubwawe urabona ibyo birakwiye ibi ntago biri kugenda byangiriza ivuga butumwa ivuga butumwa bigaba byatuma mu byukuri kuko umuntu bari kureba inyungu ziwe akaba yashiramo n'ibindi bintu by'ubwesikoro kugira ngo babashe kumuha amafaranga. Gira icyo ubwira aba bavuga butumwa ugira n'icyo ubwira bano bashumba. Wenda ikintu navuga Eliya yigeze kubwira Uwiteka aravuga ngo urabona ko ari njye usigaye ariko Imana imubwira ijambo rikomeye ngo hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Yego. Ubundi ikintu cyitwa abakozi b'Imana abantu bari bazi ko ariyo nka titire y'abanyempuwe itakomba kubonekamo n'ibyaha nico gituma dusigaye twicana no muri kwasteri bavango pasiteri ukabona abantu bose bahindukije ishosi nta mbabazi bagufitiye kuko bazi ko isura ryo kwitwa pasiteri twese twabaye ibisambo cyangwa muhanuzi kuko bazi ko izina bararyibishije ariko icyo twabwira abantu nkabo isi zarangira bahari ariko tubwira abatari babikora bakomere kuri Yesu kuko sinje kubabwira ngo aka kanya murabireka niyo wafata ikibano kuvuga ngo urabakubita hari igihe abantu binjizwamo n'ingeso ikinjira mu magufa kuko ubundi hari ikintu bita baragira ngo iki ni umwuka wera iyo ubikoze bwa mbere ukumva nta rubanza rugucira urumva iyo ningeso yarakwinjiye kandi iyo wumvishe icyo kintu ukora kitari icyaha burya nta mwuka wera ubukurimo rero umuntu udafite umwuka wera niyo wavuza amadebe ngareka ikintu ntabwo yagira ate yakireka ahubwo impanuro twabaha umurimo w'Imana barawutukishije ariko nta gikwiye ko witwa umurimo w'Imana suka abapastori bose ari ibisambo suka abahanuzi bose ari ibisambo barimo kuko kanze babwire nta soko riburi gisambo no mu yandi makampani wagira mugasanga harimo ibisambo no mu zindi sosiyete zikorwa zitarivuga sindavanyarwanda ku isi hose usanga harimo inyangamugayo n'inkunda mugayo. Ubwo rero wenda tubwira baba wenda ikibabaje yuko ushobora no gukora amafuta ariko utitwaje kuri umuntu w'Imana ibyo biranumvikana kuba kumva ngo hari umuntu ukora muri kampani yibye ibyo biroroshe ariko iyo bigaragaye ko wibye wiyitira izina ry'Uwiteka niyo mpamvu bihabwa uburemere cyane ugasanga n'abantu babyanditseho comment nyinshi kuko wibisha izina ridakwiye kwiba ukoresha amanyanga izina ridakora amanyanga naho ibisambo birahari kandi n'ahandi hantu birahari. Ubwo reka tubwire abantu b'Imana dukomeye dusenge ariko tuziko neza ko Yesu afite abe arabafite kandi arabafite babakoze nyakuri arabafite abantu baba bamwubaha afite no batukisha umurimo w'Imana irembo ryabo nukurimbuka kuko nta yindi nyungu bashaka ibyisi nta handi bazaje bimwe tuva byo kuja mu ijuru ibyo ntibabireba icyo no kugira ngo yumve ko yabyose aramutse ariko twewe turacagenda kuri jambo rivuga ngo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi tuzabyongererwa kuko nk'uyu munsi kanze nkubwire kangwe nk'urugero ndarwitangaho iminsi 10 ishize ngenda n'amaguru nagendaga n'imodoka nabyo atari umwuka w'Imana nda warurabizaho wenda no shaka urabimbaza mu zindi gahunda bikomeza ntago kuba mu ngiyi iminsi 10 iyo niyambura ubunyangamugayo ni iminsi 10 kiba ntayigiye ariko ndacategereje ibive mu biganza by'Imana kuko suko nanjye ntashobora gutekenika Felicien nagutekenika pe fitabona tekenika bakampa amafaranga bakayamba ariko se ayo mafaranga ni nyatekenika arabaje mu kuri rero inyangamugayo izahoraho n'inkunda mugayo izahoraho rero icyo navuga ngo nukuvuga ngo
abakozi b'Imana bose suko ari ibisambo. Abakozi b'Imana bose suko ari abantu bakunda impiya. Amafaranga ni meza ariko ikiruta byose dushira Imana imbere. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma urakoze cyane kandi mu by'ukuri ngira ngo abantu bumvishije. Hanyuma shuti muvandimwe udukurikiye wakoze kudukurikira, amahoro y'Imana abane nawe. Hanyuma iyo dukoze ikiganiro nk'iki ngiki tukavuga ibintu bigiye bitandukanye, tuba turi muri wa murimo w'Imana. Ugize igitekerezo tera comment, duhamagare. Ubu nabwo ni uburyo Imana yaduhaye kugira ngo turusheho gukora umurimo w'Imana. Hanyuma tugana ku musozo, mu by'ukuri wavuze byinshi cyane. Uravuga ngo mumanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Birashoboka ko hari umuntu udukurikiye ahangaha akaba akora ibintu bikanga, ibintu byose bikaba byaranze, kandi mu by'ukuri akaba uyu afite inyota yo gutunga. Gira icyo umubwira ugendeye kuri icyo cyanditswe utubwiye mumanze mushake ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana aho bwamanukiye amahoro arahaba. Hallelujah. Kandi ahageze amahoro n'ibindi biraza. Yes. Urakoze cyane. Bari baranyitaga kera ngo ndi inyatsi, hari namenya Yesu. Urugo rwacu bari bararwise ngo ni muri Haiti, ngo ni urugo rw'ibibazo. Koko wanareba ugasanga ni urugo rw'ibibazo. Icya gatatu nte nagera ku bandi, nahuraga n'abantu bagiye mu isoko rya Rugarama bakirwa ngo ntabatera umwako. Gutokana nari nsa n'igihe ndimo, kandi koko bavanga nteraga umwako, nanjye nakorera muri minwari ngasanga ntera umwako. Hari igihe abantu bakuvuga ukihagararaho, hari n'abavuga ngo nteraga umwako nkabiruko n'amabuye, ariko nagaruka nakwireba mu indorerwa mugasanga ntera umwako. Rero ndashaka kugira ngo mvuge iki rero, ikintu cyose Yesu yagezemo kidashoboka kirashobokaga. Ikintu cyose ndongera ngihamye, ikintu cyose Yesu yahagazemo kirashoboka. Njyewe ku bwanjye urugo twari dufite twatunzwe n'amasaka ku mashi. Noneho tugira na karande yo kumva ko nta mwana wacu watera imbere. Mama yarafite umurimo umwe yaguhereza nk'imitabo ebyiri ngo wubakemo inzu, buri wese akagurisha akaja kuyanywa inzoga. Twumva ko ubuzima bwacu bwagize bute bwarangiye. Ndashaka kuvuga Yesu, no kugira ngo mfungwe ni kwa kundi kwiheba, kumva ko ubuzima bundi bwarangiye mu isi nta bundi buzima. Yego. Wenda uravuze ati hari umuntu gukora akabona biranze, byashobora kuba uri kubona byaze nkuko nanjye nabonaga byagize bite byaranze. None uyu munsi aho byari byaranze, ndakeka ngewe sindavuga bene mama, ngewe akabanza bampe nakagurisha 220. Ndaza nkanywera hano muri boate kwa Isara akamodoka kari kadutse, nkanywera iminsi 4, ndongera ntaha n'amaguru mva hano mu mujyi wa Ruhengeri, ntaha Iburera hariya mu Rugarama iwacu muri Nkumba, ntaha n'amaguru ngeze ahantu bita Karwasa, ntega igare rigiye gupakira ibiri ahantu bita ku rukiko. Gusa wararyishuye? Hoya, nasabye rifuti anshira kuri ya mifuka nyuma agiye gupakiraho ibirayi. Turagenda. Urumva iyo ni karande nagiye muri gahunda kuvanga ibintu bishoboka. Ariko nkimara guhura na Yesu, nabwo byamanjije kwanga, kuko nubundi kandi tubwira abantu iyo ukishijwe ntago bita bikunda. Hari urugamba ugomba guhuramo, kuko n'umusirikare yitwa umusirikare arukane arangije iki amafunzo. Umusirikare wenda ukora amafunzo wese ntiyambara ingofero. Umuntu wese uri ku mafunzo ntiyambara ingofero, ariko iyo upasinze wambara ingofero. Rero umusirikare wese kugira ngo yemerwe yukaba apasinze arangije amafunzo. Nkimara kumenya Yesu rero ndi muri gereza, navuye muri gereza nkora umurimo, ubwo ndi kukubwira wa muntu watubwiye bitari gushoboka. Yego. Ngeze hanze ikintu bambwiye barambwiye ngo namatakira ngo n'ubuzima bwe bwari bwarankubise muri gereza, ejo nzagwa. Koko wari ubuzima ndimo hanze ukumva n'ubuzima ukwire kuba nasubira kuja kwiba n'ubundi, kuko naribaga wenda nahomba umunsi gumwe ubundi nkaba nakocoye nkene y'abandi nkaba nagenda nkanywa. None ongera naho mpura n'abantu twasangiraga mitsingi navuye kwiha akabanga, ariko uyu Yesu wakurikiye. None usigaye ufata urugendo ruvana ukajya mu Bugande n'amaguru na Bibiliya mu ntoki. None bahita bamfata nk'uwasaze, si bamfata nk'umuntu muzima. Basanga bati ni kanyanga nyinshi n'ibitekerezo byinshi, ari kwitwaza Yesu ahubwo yasaze. Ariko ndashimira Imana, navaga bambwiye ayo magambo nayipfukama imbere, ikavuga ngo mwana wanjye nzakugira neza, ikavuga ngo nubwo bikomeye ejo bizoroha. Rero ndashimira Imana, ndibuka rimwe turi ku musozi wa Nyakabingo i Bugande,
ndaryohewe yego ndaryohewe tu turi ku musozi wa Nyakabingo twari ku musozi wa Nyakabingo ndi kumwe n'umugabo bita Seka ni umupasiteri muri restoration oya bita Sembagare ndi kumwe n'umugabo bita Seka ni diakoni muri ADPR mu Butete bari kumwe n'umugabo bita Sekazuba ngewe uyu muvuga butumwa muri Anglikani turapfukama twese twarakubiswe n'iminsi noneho twari twagiye n'amaguru nta n'umuntu ufite n'ijana ryo kugura igisheke ndabyibuka Imana irazira tubira ngo bana banje mwambaye imbere ntimwacitse intege nzabagira abasore niko Imana niryo jambo Imana yatubwiye ngo nzabagira abana batoya bwa mbere kandi ico gihe tuberaga turi abasaya twishwe n'ubuzima noneho ndibuka tukiza ndaza tugeze ahantu ku mupaka dura n'umugabo bita Rishari abaduha amafaranga 1000 turagenda tunywa icyayi ariko nesha kubwira aho bidashoboka ibyo Imana bitubwiye 2017 niko Imana yatubwiraga uyu munsi turi 2023 turi kwinjira 2024 ni ukuri kw'Imana ibi bintu birakoraga iyo bibayemo ukabibamo udakwebye ugashinyiriza ukabana na Yesu ni ibintu bikoraga ndabirangira umuntu ibi bintu byo kubana na Yesu birakoraga bikongera bigakora uyu munsi wa none uwo bita Sembagare ni pastor muri restoration ni uyoboye Burera tunaramusuhuje urumva turamusuhuje uwo bita Seka ubu ni umudiakoni wambara neza muri ADPR uwo bita Sekazuba ni umupastori yego none se urumva ibi bya Yesu nkubwire ngo nubwo ubona bidashoboka kwa Yesu birashoboka amen nubwo ubona ko bitemera uyu munsi byanze kwemera suko Yesu adahari arahari ni igihe cy'iminsi kigiye kurangira kigatsimburwa n'indi minsi biremera reka tumubwire ngo komera hirya ikibazo hari ikibazo reka tugaruka ku kantu kakanina kubwiye ngo ko gushora ibintu by'Imana imbere hari akantu ngiye kuvugaho nigeze kujya kuvuga ubutumwa bita Gisagara nywesha kalibre 80 nshiramo abanyamasengesho baramperekeza ngezeho dusogeje igiterane bampa 40,000 navuye mu ruhengeri nyweshe kalibre 80 ngezeho bampa 40,000 ntako batagize urumva kandi ni mu giturage ubwo bagurishije inkoko bagurishije inkwavu ngo numuvuga butumwa ukomeye umusitari bakiriye 40 noneho barambwira ngo ni make ndabwira nti hoya ntago ndeba ko ari makeya ahubwo ndareba ku bantu bihannye bakiriye Yesu yego twaraje nyagabanya abakobwa n'abasore bari bamperekeje babahanuzi n'abanyamasengesho ni ukuri kw'Imana ndayabagabanya nabandi mugende mugera mu rugo mugura amavuta naraje ngeze mu rugo ijwi riransanga nijoro rirambwira ngo Sekazuba hari haniye abantu 47 twasengeye abarwaye bakize Imana irambwira ngo urugendo rwa Gisagara ngiye kuruguhembera hashize iminsi 7 umuntu aranyakura atanzi nanjye ntamuzi arambwira ngo mukozi w'Imana ngo nje n'umugabo wanje watwirije mu rugo twiriwe tureba ibiganiro byawe kuri televiziyo turi muri Amerika none utuma tutaja mu kazi ngo cokora duha amazina yo tuguha amazi donc Imana irebye umurimo nakoreye Gisagara ntago nagendeye ko Gisagara bagomba kumba karibira yanjye ahubwo nagiye gukorera Imana irabigobotoye yumva ntarahemberwa Gisagara yumva ndahemberwa muri Amerika umva izo ni zanzira z'Imana yumva ndahemberwa muri Amerika nagiye kutanga amazina umva Felicien mwene Diriane dore umwuka nuzuye nagiye kumva n'umuca message ngo vu ngatamvanamo telefone mu kureba nsanga bashize amadolari 1,300 miliyoni na 300 y'amafaranga y'u Rwanda naye ndi kumwe n'abantu nice mu modoka impitanja mu mwuka Imana urahembaga abantu batibigeze Imana irahembaga ico gihe yaravuze nti Nyagasani nzagukorera ntaho nza gukora nta muntu nzaca amafaranga nzaba mu bushake bwawe amen Imana ifite inzira nyinshi amen icagata ngiye gusogerezaho mva Nairobi 2019 amafaranga nensaguje kwitike 100,000 oya ni Tanzania nagiye gusengera umukire n'umukire ukomeye mu mujyi wa Mwanza afite amamodoka nk'icumi musengeye Imana ikora igitangaza ku mwana we bari bararoze amajije gukira abwira undi mukire nari nararage waravuga ngo umuzane ngo ni boss wabo wabakiro muri Mwanza ngo nje kurari we ngo ansezere rwari baca ndagenda nari mfite ideni ry'200,000 numvishe baje kumfata n'amamodoka 2 gakurikiranye ndavuga nti uyu munsi ideni ry'200,000 ndavo ryishuwe tu twagezeyo tusanga batetse amakoko batetse amasamaki batari kado dufite umushitsi tebwa na masheke ko gatima nte rya deni satani nta gaci hageze afunga envelope barayimpezanye bika neza ndaza ngeze kuri hoteli nararagamo mu gupfunda nsanga ni ikaramu yishiriyemo ikaramu ya tiko
itiko ngiye kubitekerezaho ijwi rirambwira ngo Sekazuba wakorera muri Tanzania nkaguhembera mu Rwanda, wakorera muri Tanzania nkaguhembera muri Kenya. Wirebe iyo karamu ifite byinshi hishe. Iyo karamu n'ubu igenda ku ikoti ryanjye. Nageze mu Rwanda umukobwa nasengeraga w'irubavu arampamagara, tuzi ko baje gufata irembo. Ukuntu Imana ari gitangaza, narebye umukiro ukomeye kandi uwo mukobwa nyakwina nubwo ari yifashije cyane. Tuzi ko baje gufata irembo bya bindi wansengeye iwawe. Ati tugiye kuja no mu murenge ni Imana data we ntiye. Arangije ati rero mbere atufite nomero muri ya banki ngo yimpe. Yari umukozi wa leta. Ntayo ni mobile money. Ati ntaco mbereza. Ahita kubita 370. Nene ifite ideni ryo200. Imana irambira ngo abonye ukuntu ntandukanye n'abantu. Abantu ntibakarangira Imana inzira. Imana ifite inzira zo kuduhemba no kudutabara. Amen. Imana ifite uburyo bwose. Amen. Rero ico nashaka kubwira wa muntu wambwira ngo ubona ko akora bikanga muri Yesu bigira bite bireme. Ico bigusaba ni ukwihangana. Ico bigusaba ntihagire ikigeragezo na kimwe kizakuvana mu kwizera. Ikigeragezo kibi ni kivanze n'ibyaha. Ikitavanze n'ibyaha nushaka uburare, nushaka wambara ubusa, nushaka baguseka. Ikigeragezo kibi ni kivanze niba ntaca tegereza Yesu azabikora. Amen. Murakoze cyane, turagushimiye kandi wakoze cyane kuza ku Mpambanyayo TV. Hanyuma gira icyo ubwira umuntu ushobora kuba mu by'ukuri yarahamagawe n'Imana ariko agahura n'ibihe. Urabizi rimwe na rimwe ubuzima abantu babayemo hari igihe nabwo mu by'ukuri biba imbogamizi bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Hanyuma usoze usenga Imana. Murakoze cyane. Tubwira umuntu wahamagawe n'Imana akaba yarahuye n'ibihe. Karebu na Yosuwa ntago batabariwe kimwe. Karebu yakomeje gukubitwa n'ibihe ariko igihe kigeze aratabarwa. Kandi n'abantu bavuganye n'Imana bari kumwe. Imana ibabwira neza kizabagira neza. Ibwira Yosuwa kizamuha kuyobora Israel. Ndetse ibwira Karebu ngo nzagutuza ku musozi w'umugisha biti Heburoni. Ariko ibya Yosuwa birasohora. Karebu arakubitika ararangira kugeza igihe byafashe mu myaka 86. Akirinda ubushake bw'Imana kugeza naho igihe cyageze Yosuwa aramubwira ngo dore urashaje naho Imana yakwemereye abanzi bacu niho bacumbitse banze kuhava. Yamusubije ijambo rikomera ngo hariya ni iwanjye. Imana yabanaga nanjye afite 40 n'ubu mfite 85 nzabashobora nyemerera kuko urumva igihe cyari gishize mugenzi we yaratabawe undi akubitwa nibiye ariko bati ntacu nzakomeza nizere naho iminsi yankubita hari ico navuganye n'Imana nubwo kubiswe uri mu muhamagaro niba waravuganye na gikomereho Yesu azagira ate azagikora. Amateka basoma Bibiliya ngubwo yose bamwe ngo duragasozi kabinga kariye ni intambara rwanye mu gihe gitoya abanzi barahava. Kandi iyo usomye neza usanga Abisirayeli ingabo za Yosuwa zari zarananiye ko habakura. Icya gatatu nshatse kuvuga uriya musozi nyirahatari yahagera wari warishwe n'amapfa. Nta kiza cyahabaga, izuba ryarahavaga, nta nka zahabyariraga, nta matunda gari gahari. Ariko ngo umunsi Karebu yahageze nta mazi gari gahari. Ngakimara kurwana kimara gutsinda hakandagiye amasoko y'ikuzimu yaravubuye amazi arazamuka. Bigera naho umukwe we wamufashe intambara amubwiye ngo njewe ico uzampemba uzafata umuyoboro w'amazi usunika ku gasozi ntuyeho. Rero ndashaka kubwira wowe wihebye uri mu muhamagaro naho byatinda kuza ko bizagira bite bizaza. Uko niko abakuki yagize ate yavuze. Naho uko komeza ubabare ugume mu muhamagaro, bagutuke ugume mu muhamagaro, wambara ubusa ugume mu muhamagaro. Icyo yavuze no kugikora izagira ite izagikora. Mukomere bene data muri mu muhamagaro Yesu arahari nubwo isigaragara nk'iyabibagiwe ariko ijuru ntago ryagize rite ryabibagiwe. Asante. Amen. Asenga Imana. Mana ishobora byose, uri Imana nziza, kuva kera witwa Imana, uri Imana ikora, uri Imana ishoboye. Dusengeye abana bawe abambere dusengeye ni babandi bavuye mu muhamagaro bakajya muri business z'umurimo wawe. Abo ngabo bagarure ku rufatiro bamenye ko bahamagawe nawe, bagendere muri gahunda zawe, bareke gucuruza umurimo wawe ahubwo bamenye ko bari kugukorera. Reka Nyagasani ubashe kubahindura, ubashe kubafasha bahinduke bamenye ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Twongeye gusengera abantu bari mu muhamagaro bakubiswe n'iminsi mibi bakomeje gutotezwa kandi warabavuzeho. Mana reka ukuboko kwawe kubarambukire. Nasomye ijambo rikomeye
uravuga ngo iyo ufumbatuje ikiganza uhaza ibyaremwe byose. Reka ugire neza babandi bagerageza gukora ariko ntagire ico bageraho, agakora ibyuya bikaza, akihanyagura bikaza ariko ntiyagira icyo abasha kugeraho. Iyo nyatsi, iyo karani, uwo mudayimoni ndawirukana mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye aka kanya ubutsinzi bw'Imana buhagarare kuri bo. Reka uyu munsi wa none hano ku Mpambanyayo TV twakire komenti zitubwira ngo bya bindi byari byaranze byashobotse. Reka bari barwaye bakire, abadukurikiye bari muri Afurika, abadukurikiye bari i Buraya, abafite ibibazo bitandukanye, reka Imana ibikemure. Abarwayi wawe uri muri koma, waba urwaye diabete, waba urwaye kanseri, indwara yose ufite ndayisengeye mu izina rya Yesu. Akira gukira, akira kubohoka. Wowe wagerageje gukora bikanga, hakira umugisha. Imana ikugirira neza, yongera ikwiyereke uyu munsi wa none. Imana yongera ikugarukeho. Ukibona iki kiganiro uzamura amaboko uvuge ngo Imana yongeye kungarukaho. Wakira ubutabazi, wakira impinduka, wakire guhindurirwa amateka. Iyatabaye Karebu iracahari, iyadutabaye twitwa abasaza iracahari, iyatuvanye ku birenge tukagenda n'imodoka iracahari, iyatuvanye mu bukode badusohoraga twabuza yo kwishura ikaduha izacu iracahari. Uhereye aka kanya gira neza igihugu cacu, gira neza abatuye isi yose. Ngaho ubuntu bwawe sinakwibagirwa amatorero yose n'amadini, kubagere mu bayorwe n'umwuka wera. Kandi kubwa Felicien si wowe w'iki televiziyo, reka umugirire neza, umurindire umugore cameraman nawe dore nguyu n'umusore ndamukweretse, reka umugirire neza. Ndetse nabano bicaye mu mpande bakiri neza yawe. Urakoze Nyagasani, ntago twakwibagirwa ha twicaye. Waravuze ngaho muzagera nubwo mwahicara gusa nzahaha umugisha. Reka uhaha umugisha Mana. Urakoze kuduhaye umugisha kandi ukatugira neza. Amahoro n'umugisha utanga bikomeze bitiyobore kandi ukomeze uturindire ubuhamya. Ntago twashobora kuburinda ariko uburinze byashoboka. Urakoze udufate mu bihe nk'ibi, abandi bananiwe twe udufate udukomeze. Urakoze Nyagasani, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, 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 amen.